Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Turashimira Imana kuri uyu mugoroba ko iduha umugoroba mwiza wo kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Kadusenge. Imana Data wa twese mu izina rya Yesu, turagushima kuri hejuru y'amajuru, ufite imbaraga n'ubutware, hejuru y'ibyaremwe, kandi icyoro cyawe ntuzagihundi mu ijuru no mu isi waranesheje, urupfu n'ukuzumira gutinya. Umugisha umuntu wese ugiye kwakira ijambo rye, kandi umwuka tugote muri uyu mugoroba duhabwe ibyiza biguturutseho ku buntu mu izina rya Yesu, amen. Bakunzi inshuti z'umusaraba, dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Imana ibaha umugisha, kandi ukuboko kwiza kw'Imana kubane namwe. Rero tuyukanira amagambo y'Imana yanditse mu byakozwe n'intumwa. Ijambo tuganira uyu munsi riravuga ngo umwuka wera n'imbaraga ziduhesha guhamya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane, kandi nababwiye ko umwuka wera ari isezerano ku bizera Yesu Kristo bose. Ni isezerano twahawe, kandi nanone n'imbaraga. Imana ishimwe cyane, umwuka wera n'imbaraga ziduhesha guhamya Yesu. Byakozwe n'igice cya mbere umurongo w'8. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera namanukira, kandi muzabaga bo kumpamya i Yerusalemu n'Iyudaya yose n'isamariya no kugeza ku mpera y'isi. Cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera namanukira, kandi muzabaga bo kumpamya i Yerusalemu n'Iyudaya yose n'isamariya no kugeza ku mpera y'isi. Byakozwe n'intumwa ibice byaho 4:13 na 14. Babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara, maze bibuka ko babanaga na Yesu. Kandi babonye uwo muntu wakijwe ahagararanye nabo, babura icyo basubiza. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri turashima Imana Data uhoraho, kuko ari Imana nzima. Imana ubwayo yahaye amategeko Abisiraheli, ikoresheje Mose, abashyira imbere, birananirana. Hanyuma baracumura, benshi muri bo baguye mu butayu, keretse abana babo bato kuva ku mwaka umwe kugera ku myaka 20. hiyongeraho na Yosuwa na Kalebu, aribo batashye igihugu, kubera ko benshi mu Bisiraheli bari bakuze, byabananiye kwizera Uwiteka, batinya Abanyakanani. Umunsi bazana inkuru y'ishamugongo bavuga ngo twabonye bameze ngo ni abagabo barebare banini, ngo twabonaga tumeze nk'inzigena, bakabona turizo. Bazana umwuka w'igisuzuguriro, ariko Yosuwa na Kalebu bamatana n'Uwiteka, bituma na Kalebu abona gakondo mu bwoko bwa Isiraheli. Icyo gihe Mose umugaragu w'Uwiteka yari yarasinziriye. Bisobanuye ngo amategeko n'ibyategetswe, cyangwa se n'uw'Imana yahaye, ntibashoboye gushyitsa umugambi w'Imana. Hanyuma turashimira Imana mu izina rya Yesu, yohereje Yesu Kristo, niwe amategeko n'ibyahanuwe byuzuriramo. Turashimira Imana ku bwa Yesu. Mose yakiranutse, yubaha Imana, tuzamusanga mu ijuru. Nubwo byamunaniye ku rwa rutare, agakubita inkoni kabiri, akavuga ati mwabagome mwe, nabakurira amazi mu gitare. Ariko turashimira Yesu, umwami w'abantu. Niwe Yohana yavuze ngo sinkwiye gupfundura udushumi tw'inkweto ze, kuko niwe uzababatirisha umwuka n'umuriro, kandi ari inyuma yanjye ndusha ubushobozi. Haleluya. Ni ukuvuga Yesu aruta Mose, Yesu aruta abahanuzi, kuko amategeko n'ibyahanuwe byuzurira muri we. Imana ishimwe cyane. Nyuma iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyanditswe n'umukozi w'Imana witwa Luka, ni umugiriki, ukomoka mu gihugu cya Siriya. Yari umuganga, aza kwakira agakiza ari kuri kaminuza ayo bita i Taruso, yigana na Paulo ariwe Sawuli, yigana na Guverineri Teofile ari nawe wandikiwe. Hanyuma yanditse ubutumwa, yandika n'ibyakozwe n'intumwa, yerekana. Bashatse kukita ibyakozwe n'umwuka wera, ariko basanga ntibyashoboka ko umwuka wera yakora wenyine, ahubwo umwuka wera akora akoresheje abantu, bakita ibyakozwe n'intumwa. Mu magambo y'Imana dusomye, ijambo ry'Imana ni rizima, rifite imbaraga, riruzuye. Dukunda Yesu n'ijambo rye, kuko ni umwami mwiza. Hanyuma twasomye ijambo mu byakozwe n'igice cya mbere umurongo w'8. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera namanukira, kandi muzabaga bo kumpamya i Yerusalemu n'Iyudaya yose n'isamariya no kugera ku mpera y'isi, cyangwa se kugeza ku mpera y'isi. Ko babivuga kugera cyangwa kugeza byose kimwe, ariko handitse ngo no kugeza ku mpera y'isi. Hano ni Yesu wavuganaga n'abigishwa be, yabanye nabo igihe kingana n'imyaka 3 gusa, ababwiriza ubutumwa bwiza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ababwiriza ubutumwa bwiza, ubuntu bw'Imana kuri bo. Arabaganiriza, abahumekera, bati mwakire umwuka wera. Umwuka wera yabanaga nabo. Hari igihe umwuka wera abana nawe, akakubwira kwirinda icyaha, akagenda wirinda igisa n'ikibi cyose. Cya gihe umukristo akijijwe aba yakira umwuka wera umuvana mu byaha. Imana idufashe cyane.
ariko habasigaye ikindi kimwe cyitwa umubatizo w'umwuka wera, donc kwinjira mu mwuka nawe akakwinjiramo mu mutima, mu mano, mu ngingo, ahantu hose ukuzuzwa. Nk'uko twinjira mu mazi menshi, twibiye mu mazi menshi, bisobanura gupfana na Kristo, tuvuyemo bisobanura kuzukana nawe. Hanyuma rero nanone umwuka wera, haleluya, donc kubatizwa mu mazi menshi, wibijwe mu mazi, ni ikimenyetso cyo gupfana na Kristo, kuvamo ni ikimenyetso cyo kuzukana nawe. Ubu ni ubuhamya buhamiriza bose ko wamaze guhinduka umukristo. Niyo mpamvu umukristo tumwigisha tukamubatiza. Mana ishimwe cyane. Hanyuma rero nyuma yaho habasigaye undi mubatizo w'umwuka wera. Yesu yaravuze ngo icyo kibamarira ni uko ngenda, ningenda umufasha azaza aho muri, naza azababwira byose, azenda ku bya Data abibabwire, kandi niwe uzajya abasabira nk'uko Imana ishaka, azampamya kandi azasigara mu mwanya wanjye. Ni ukuvuga rero umwuka wera ni Imana imwe mu butatu, Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera. Ni ubutatu butagatifu. Imana ishimwe cyane. Yesu mu Mana, Mwuka Wera muri Yesu Kristo. Imana ishimwe. Noneho Yesu yagomba gusiga umwuka wera mu cyimbo cye, abantu b'Imana bagasigara bafite ubushizi bw'amanga, bahagaze mu bwiza bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga niwe uduha ubushobozi, niwe uduha imbaraga, niwe udushoboza, niwe utubashisha tugashobora ibyo tutari bushobore. Imana ishimwe cyane. Arababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Umunsi wa Pentekote babatizwa mu mwuka wera, Bibiliya ivuga ngo igihe Yesu urumva yari yarasubiye mu ijuru, hamanuka indimi z'umuriro. Ni ukuvuga habonetse umuriri, umushyitsi, ububasha n'ubushobozi. Umunsi nabwo imbaraga z'umwuka wera bwa mbere, nuzuye imbaraga, ndasenga, ndatigita, ndarira, ndanezerwa, mba mu mbaraga, ngira ibihe byiza byo gusenga, ntangira kumva Imana muri jyewe, ntangira kumva umunezero, ntangira kumva ibyishimo, ntangira kumva ifatika muri jye, ntangira kuba mu bihe byiza. Uwo munsi sinzawibagirwa. No mu munsi wa mbere nahawe imbaraga za Mwuka Wera, ntangira kumva imbaraga z'Imana, ntangira kugira ibihe byo gusenga. Izi mbaraga ziduhesha gusenga, izi mbaraga ziduhesha gutinyuka, izi mbaraga zitumara ubwoba, izi mbaraga ziradufasha. Ni igihe wafatishije umuriro w'imbabura utari waka cyane, nizo mbaraga zibanza. Hanyuma amakara yamaze kwaka, umuriro watse neza, ni umubatizo w'umwuka wera. Hamanukamo kuvuga ururimi rushya. Mana ishimwe. Nubwo wavuga amagambo 2 cyangwa 3 ugahabwa indi mpano, ariko ugomba kubatizwa umwuka wera nk'ikimenyetso. Mana ishimwe cyane, kuvuga mu rurimi nk'ikimenyetso. Yego, hariho n'impano y'umwuka wera yihariye, birumvikana, impano yo kuvuga indimi. Yenda ikindi gihe n'inyigisho nzigisha ku mpano z'umwuka uko ari 9 nzisobanura. Ariko uyu mwanya ndashaka kuvuga iki. Umwuka wera ni imbaraga ziduhesha guhamya Yesu umwami. Ashimwe cyane. Ziduhesha guhamya Yesu mu isi. Urareba rero ku magambo twasoma, Bibiliya yavuze ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, kandi bibuka ko ari abaswa batigishwa, baratangara cyane. Kuki bivuze iki? Bari bibereye mu by'uburobyi, by'amashuri, ntago babigiyemo. Icyo bivuga ko batari barize, ariko ngo bibuka yuko babanaga na Yesu. Imana ishimwe. Ni ukuvuga iki? Ubwenge bw'ijuru bari bafite, bari barabuhawe na Yesu. Iyo wamaze kubatizwa mu mwuka wera, uri hejuru y'abanyabwenge bose. Imana baguhaye ubundi bwenge budasanzwe, Imana bagushyize mu yindi ntera. Ni byiza kwiga amashuri asanzwe y'ubumenyi bw'isi bwose. Iyo hiyongereyeho n'umubatizo w'umwuka wera, ushobora kwandika byinshi cyangwa ukabwiriza henshi cyangwa mu bihugu byinshi bitandukanye, cyangwa ukandika n'ibitabo byinshi bitandukanye, kubera ko ufite ubumenyi bwinshi bwo mu mashuri. Ni byiza cyane. Ariko batangazwa nuko baravuga bati ko batigeze biga, iri na paetidie, ko batigeze biga. Kubera iki? Bafite burabushizi bw'amanga, bafite gutinyuka, bafite ubwenge. Ubundi umaze kubatizwa mu mwuka wera, umwuka warashyira imbaraga muri Bibiliya. Usoma Bibiliya ukayumva, urabwiriza ukaba mu mbaraga, urahagarara ukabwiriza neza. Ntabwo uvuga amateka y'amasiyansi asanzwe, uhagarara mu butware, usigwa amavuta. Buri kintu cyose uvuze ukivuga uri mu gusigwa, ntabwo ukivuga wenyine, ahubwo ukivuga Imana iri kumwe nawe. Yesu nashimwe cyane. Kuki Bibiliya yavuze ngo hano mu gice cya 4 umurongo wa 13 na 14, babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara cyane, maze bibuka ko babanaga na Yesu. Nta kaminuza bari bafite, yewe niba bari baranagerageje nk'amasegonderi cyangwa amaprimaire, ariko bo bigire mu mwuga w'uburobyi. Niko kazi niyo sosiyete biberagamo. Ariko Yesu arabahamagara, abwira Petero, aramubwira ngo mukuye ku burobyi bw'abantu, nako ku burobyi bw'amafi, muhinduye umurobyi w'abantu.
urumva nawe, ragira intama zanjye, ragira abana b'intama banjye. Ni ukuvuga amukuye mu burobyi bw'amafi amuhindura umurobyi w'abantu. Yesu nashimwe cyane. Uyu mwanya icyari cyahabaye ni iki? Baratanga ariko bikakubanaga na Yesu, kandi babonye uwo muntu wakijijwe ahagararanye nabo babura icyo babasubiza. Uyu wari wakijijwe ninde? Ni umugabo wavutse afite umugabo kutagenda, arakura. Imana idufashe cyane. Agira mu gihe cy'imyaka 40 asagije, ubwo ni hagati ya 45 na 40. Hagati aho ni ukuvuga iyo asagije abasagije imyaka 40, ariko dufatire kuri 40. Avuka afite umugabo kutagenda, aremaye ingingo z'amaguru n'amaboko. Batambuka ku mugoroba. Haleluya. Mwuka baraduha imbaraga, mwuka araduha ubushobozi. Kandi reka mbabwire, Mariko yaranditse mu gice cyaho cya 16 murongo wa 20, Bibiliya iravuga ngo barasohoka bigisha hose, Mwami Yesu ari kumwe nabo, abafasha, akomeresha ijambo rye, ibimenyetso byagendanaga naryo. Ndagusabira ibimenyetso bigendana n'ijambo ry'Imana. Nusengera abarwayi bakire, nubwiriza ubutumwa abanyabyaha bihane. Ijambo ry'Imana ririmo rikora n'imbaraga, ririmo umuntu kuba mushya mu izina rya Yesu. Kandi wowe unyumva muri umugoroba, itabone sandoma, ni Imana y'imbaraga, niko bivuga. Igambiriye gutanga imbaraga ku bari bazibuze, igambiriye kubashyigikira kugira ngo mugire imbaraga zo guhamya Yesu. Isi ya none ikeneye imbaraga z'umwuka wera zitera abantu guhamya Yesu. Isi ya none ikeneye imbaraga z'umwuka wera zimara abantu ubwoba. Isi ya none ikeneye imbaraga z'umwuka wera zikiza indwara. Isi ya none ikeneye imbaraga z'umwuka wera zirandura kamere, abantu bagatangira kuba abumwuka, bakera imbuto nziza: urukundo, ibyishimo, amahoro, ubugwaneza, ingeso nziza, imbega ibintu nk'ibyo. Abakristo Yesu bambanye kamere n'irubanirari ryayo. Yesu nashimwe cyane. Imana tugire neza cyane. Imana yo mu ijuru ikomeze kuba mu ruhande rwacu, ikiganza cy'Imana kitubeho, kuko kwiza kw'Imana gukomeze kubana natwe, kuko Uwiteka ari Imana ijya yumva amasengesho y'abera. Oh haleluya. Ndumvira ijambo rimfasha rikanyubaka. Igihe kirageze ko tuva mu ntege nke, igihe kirageze ko tuva mu maganya, igihe kirageze ko tuva mu mitekerereze ya kera ipfuye, tukinjira mu mbaraga zisumba byose. Yesu nashimwe cyane. Ndabamenyesha inshuti zanjye, abo dusangiye gucungurwa n'amaraso y'Umwami Yesu, Umwami aradukunda, yaraduhamagaye, yaradutoranije. Mwitinya kuko Uwiteka ari kumwe natwe. Onamini wizirite. Imana ishimwe cyane. Birasobanuye ngo ufite ubwoba, humura kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Ende maze notere gromenaze. Niyo mpamvu ndi kuri iri jambo mbabwira ngo dukwiriye kuzura imbaraga z'Imana. Babonye ubushizi bw'amanga bwawe, baratanga. Imana ikeneye ko dushira amanga mu byo dukora. Imana ikeneye ko dutinyuka tukava mu bwoba. Wigira ubwoba bw'ubuzima, wigira ubwoba bw'imibereho, wigira ubwoba bw'igihe kikuri imbere. Komerera mu byo wizeye, Imana izabana nawe. Ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ni Imana ireba. Muri ibi yaravuze ngo dufite Imana ireba, dufite Imana yumva. Ega nirubasha. Turashimira Imana yacu. Ni Imana nyamana, ifite imbaraga n'ubutware, iri hejuru ya byose, kandi ni umwami w'abami. Imana ndagira ngo mvugane n'abantu banteze amatwi. Iyi Imana yaduhamagaye ifite imbaraga, ifite ubwuzure butangaje, ikunda abantu bayo. Haleluya. Nabizi neza ko izagenda hagati muri twebwe. Rero ndabibutsa ko twatoranijwe n'iyera, kandi duhamagara kugira ngo tube abera mu ngeso zacu zose. Ijambo riratangaje. Kuki abatambyi bakuru n'abanyamategeko, abafarisayo n'abandi benshi bari aho, n'abanyacyubahiro batangaje muri iki gihe, ni nyuma y'urupfu rw'Umwami Yesu, mubyibuke neza, batangajwe n'ibibaye. Kubera iyo mpamvu Petero na Yohana bageze ku rusengero, ku irembo ryitwa ryiza, ku rusengero rwa Salomo. Uyu mugabo niho yicaraga, ngo baramwitegereza, baramubwira ngo turebe. Arabareba agira ngo hari icyo bamuha. Ngo baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ngo ariko icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ngo kugenda. Uwo ni Petero amubwiye. Hanyuma amufata ukuboko. Imana ishimwe cyane. Iyo ufite imbaraga z'Imana habaho ibintu bikurikira. Uyu iyo amubwira ngo ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ngo kugende, akabona nahagurutse, hagombaga no kubaho gukoraho icyo bita physical touch. Ni ukuvuga ko hariho ibyo ukora nka fizike bigaragara. Gukoraho aragenda aramufata, aramuhagurutsa. Imana ishimwe cyane. Amuhagurutsa uwo mwanya, ubugombambari burakomera. Arahaguruka, arema, imbaraga zimwinjiramo mu izina rya Yesu Kristo bigaragara. Uwiteka agaragaza imbaraga ze, ngo aratambuka yitera hejuru, yinjira mu rusengero, ngo ashima Imana. Ngo abantu bamubonye baratangara, ngo ariko bibuka ko ariho wajyaga yicara ku rusengero rw'i Yerusalemu
aho ngaho asabiriza ngo baramumenya ko ari we, ariko ngo baratangara cyane baravuga batese izi mbaraga zikuye he, byagenze bite ko twamubonaga yicaye hariya, hanyuma byagenze gute? Nuko byanditswe byera biratubwira ngo arabahamiriza neza, birumvikana, tangira kuvuga ati ni jyewe ndi muzima, nubwo mwabonaga ameze kuri ariko umwami yankishije. Ngo baraza rero bafata intumwa bazishyira mu nzu y'imbohe, bageze muri gereza umva igitangaza cyabaye. Iryo joro ntabwo bacecetse babanye n'Imana. Umva dukwiriye imbaraga zihamya zigaragaza Yesu. Yesu yarazutse, Yesu ni muzima, yasize umwuka wera mu cyimbo cye kugira ngo dukorere mu mwanya we, arushaho kutubashisha byose. Ni umwami utwara abami, afite imbaraga n'ubutware. Ntihagire ikibatera ubwoba mu rugendo mwatangiye rujya mu ijuru. Umuntu wese yikomeze ku mwami, ni umwami w'imbaraga, agira neza bugacya bukira, ntabwo tuzakorwa n'isoni. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo nijoro marayika w'umwami Imana aravuga ati umva mugende mujye mu rusengero mubwire abantu amagambo y'ubwami. Yesu nashimwe cyane. Baragenda binjira mu iteraniro batangira kubwiriza. Ngo bagiye kubashaka muri gereza barababura, bati ba bantu mwashyize muri gereza turababuze, ariko twageze muri gereza dusanga inzu ikinze yose. Ngo marayika yaraje abasohora bose binjira mu iteraniro. Ngo abantu bajyaga babyuka saa 9 saa 10 bakajya kumva ubutumwa bwiza. Niba ture yatangiye kera bene data, Mana dufashe cyane. Ngo baragenda bafata ku neza, ariko babaza iby'intumwa birabayobera. Kubera iki? Ngo baravugaga bati wowe nimwishe mukamubamba agapfa, yarazutse niba ukoze bimubona, niba utuma, niba uhagurukije uriya nubwo afite ubumuga, mwitureba yari afite ubumuga aramuhagurutse. Rero kwizera hawe none ko kwamuhagurukije imbere yanyu akaba ari muzima, kandi mutureye ko twe twabikoze. Petero atangira kuvuga neza, aravuga ati izina rya Yesu rirakomeye, wa wundi mwishe muramubamba muramutanga, ariko izina rya Yesu ryaha abantu bakwiye gukirizwamo. Nta rindi zina munsi y'ijuru ryaha abantu dukwiye gukirizwamo, ni irya Yesu Kristo wenyine. Ngo abantu barabyumva, ariko Petero ngo avuga ashize amanga. Babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, Petero akavuga, Yohana akungamo, batangira guhamya, buzura imbaraga, mwuka w'uburondozi abazaho, batangira guhishurirwa iby'abatambyi bakuru, batangira guhishurirwa iby'abafarisayo n'abasadukayo, batangira kwerekana iby'abasirikare bakuru, ibyaha bagiye bakora by'amarimanganya bavuga ko Yesu atazutse. Mbega batangira kwinjira mu buryo bukomeye cyane bw'imbaraga zidasanzwe. Ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, kandi batekereje ko bibutse ko ari abaswa batigishijwe, ngo bamenye ko abaswa batigishijwe baratangara, ariko bibuka ko babanaga na Yesu. Imana ishimwe. Turashimira Yesu wazutse. Nubana na Yesu ntuzaba umuswa, nubana na Yesu uzagira ubumenyi, nubana na Yesu azaguha imbaraga. Niwe nkomoko y'ibyaremwe. Ubumenyi aba bana b'abantu bo mu isi bafite ni wubaha, ni umwuka bahumeka ni wubaha. Rero Imana twizeye ishoboye byose. Imana ishimwe cyane. Ndasengera umuntu wese muri umugora mwifuriza gukomera no gukomezwa n'ijambo ry'Imana. Umutima wawe umatane n'Imana, umutima wawe ukomeze ku Mana. Yesu nashimwe cyane. Batangira kugira ubushizi bw'amanga, batangira guhamya. Babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana. Natwe dukeneye ubushizi bw'amanga muri iyi nzira, dukeneye imbaraga z'Imana muri iyi nzira, dukeneye gukorana n'Imana muri iyi nzira. Oh haleluya. Kuboko kwiza kw'Imana kuri mu ruhande rwacu, ntabwo tuzakorwa n'iso. Dufite Imana ireba kandi yumva, ikora ibikomeye abantu batashobora. Imana ishimwe cyane kandi habwa icyubahiro. Igitabo kijyakozwe n'umwana ndagikunda, kirimo imbaraga zidasanzwe, kirimo imikorere ya Yesu Kristo nyuma yo kuzuka kwe, amaze gusuka umwuka wera, habaye imbaraga zikomeye 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 zikomeye. Iyo usomye iki cyaho cya 5 murongo waho wa 12 kugera na 6, harabanga ibimenyetso n'ibitangaza byinshi byakorwa mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bateranaga mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye. Ariko nubwo abantu babahimbazaga cyane, nta muntu n'umwe watinyuka kwifatanya nabo. Nyamara bizeye umwami Yesu bakomezaga kubongerwaho abantu benshi b'abagabo n'abagore. Byatumaga bazana abarwayi, Imana ishimwe, ku mariri no mu ngobyi, bakabarambika imbere y'urusengero kugira ngo Petero nahanyura igicucu cye igere kuri bamwe. Yatambukaga arambuye ukuboko avuga ati mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ngo bazana n'abantu batuye hafi ya Yerusalemu n'abaturutse kure, kanseri zikabavamo, imitima igakira. Abantu bose bafite ibirwara byananiranye bya diabete, bya hepatite B na C, abantu bose bafite ingorane zitandukanye, ngo indwara zikabavamo, donc bagakira bakaba bazima, abadayimoni bakava mu bantu. Ibyo bimenyekana cyane, birandikwa, amakuru agera kure. Reka mbabwire, nujya ugera mu bihe by'ibigeragezo bikomeye, ushaka imbaraga z'Imana cyane kugira ngo urusheho gukomera kandi ubitambukemo. Nubwo haza ubukene, nubwo haza kubura minerva, nubwo haza kubura ubukode bw'inzu, nubwo wabura kwishyura banki, Imana ijya imenya ko ugomba kwishyura mu izina rya Yesu. Iyakuye ididara kama mu ifi
hanyuma akaboneka umusoro wa Petero n'uwa Yesu, ntago yabura ko gukemurira ikibazo. Humura, Uwiteka ni muzima, umusoro wa Kayisari waratanzwe. Mu by'ukuri uwo mwanya Imana yarabikoze. Nuba Imana yakuremera igitangaza bikemera, nimugire gushira ubwoba no gutinyuka, mugire ubushizi bw'amanga, Mwuka Wera we muri mwebwe. Isi nibananiza mwinanirwa, mwicogora, nimwikomeze ku Mana. Imana yaduhamagaye niyo kwizerwa. Imana ishimwe cyane. Kandi babonye uwo muntu wakirwa uhagararanye nabo, babura icyo babasubiza, baratangara kuko nta kindi barigombaga gukora. Niyo mpamvu bashatse kubagirira nabi, ariko Uwiteka arabyanga. Imana ishimwe cyane. Uko niko Imana izakurwanirira. Ibikomeye izabihindura ibyoroshye, bimeze nk'imisozi izaharinganiza, birya bikomeye izabyoroshya. Wicika intege, Uwiteka ari kumwe nawe. Ni umwami w'abami, afite imbaraga n'ubutware, izina rye ni uwera. Ndagira ngo uno mugoroba dufate umwanya dusenga Imana. Ijambo ry'Imana ni rizima. Gira ubushizi bw'amanga, gira gutinyuka, wicika intege. Iduhamagara niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Oh haleluya. Yahagurukije umwana wanjye afite ubumuga bw'imyaka 4. Niyo Mana izagutabara. Iyo nzi gufa rya Kariva kire ryaracitse, nakoze impanuka ya moto ikariteranya, ntabwo igihinduka nawe izakora ibyawe. Ni Imana ireba kandi ikora ibitangaza abantu batashobora. Humura, ikomeze ku Mana. Imana niyo kwizerwa. Abari bacitse intege nimwiyongere mu imbaraga mu izina rya Yesu. Mana Data, twese turagushimye kubw'ijambo ryawe. Senge abagabo n'abagore, senge abasore n'inkumi, ninge abahungu n'abakobwa bacunguje amaraso. Ndamenagura imbaraga zose zo kwiganyira, ndamenagura imbaraga zose z'iterabwoba mu izina rya Yesu. Ndatura imbaraga z'Imana, ndatura amavuta adasanzwe, ndatura gutsindishirizwa, ndatura kunesha mu izina rya Yesu. Ndasengeye Mwami abana bawe, lorema tadesansoma, imbaraga zawe nyinshi, twara n'ubushobozi buva mu biganza byawe, nibyururuka bikora imirimo ikomeye. Bari hafi n'abari kure ndabasengeye mu izina rya Yesu. Ndabaturaho imbaraga zidasanzwe, ndabaturaho amavuta adasanzwe. Onada bisanto la guide mu mbaraga z'Umwuka Wera. Relance foteba, wahagurukije wari ufite ubumuga wamuranye imyaka 40 irenga. Umuhagurutsa ku rusengero rw'i Yerusalemu. Abantu b'Abayuda baratangara, abanyamahanga baratangara, Farisano n'Abasaduka baratangara, abatambyi bakuru barumirwa, abacamanza n'abategetsi bakomeye baratangara. Yesu ni umwami, uko wari ejo n'uyu munsi ni kuri kandi kuzahora iteka ryose. Uri Imana idahinduka, witwa Rubasha, witwa Ndiho. Iyo uvuze biraba, wateka bigakomera. Basengera abanteze amatwi ubaha umugisha, baragaza Imana zibe kuri bo. Peta zalabonea ala la fonde donare shandidi gidibano. Ndasengeye abarwayi bari muri twebwe mu izina rya Yesu. Ndategetse muhaguruke ku bisasiro byanyu, mwebwe abari barwembayesheje ubuzima, abari mu bitaro bito n'ibikuru muri Afurika, muri Aziya, muri Burayi na Amerika. Ndatuma imbaraga z'amasengesho Mana niyamamare. Ndananiza umwuka w'intambara uri muri Afurika, ndananiza umwuka w'intambara muri Aziya, ndananiza umwuka w'intambara hagati y'Urusiya na Ukraine, ndananiza umwuka w'intambara hagati ya Israel na Palestine. Dayimoni yo kumena amaraso ndayirwanisha, mpagaje mu budahangarwa, mpagaje mu mavuta mu izina rya Yesu. Namenagura imyuka y'ubujura, namenagura imyuka y'abarozi katika jina la Yesu. Ndatura imbaraga z'Imana, taraniza imyuka mibi ku butaka no mu kirere. Ndatura ubwiza bwa Kristo. Onema vadotando shalabini we elole gride stanse enema enotre gromenaze fashete bone handi go. Ndasengera abana bawe Mwami, imbaraga z'Imana zibe kuri bo. Nirukanye abadayimoni bateza ibirwara by'umutwe, ndananiza abadayimoni b'inyatsi, ndananiza amakanseri na za sida, ndakubita hasi za diabete lepatosongide, ndakubita hasi abadayimoni bateza ibirwara by'impyiko. Iyo myuka yose ndakura mu nzira, ndatura amaraso ya Kristo Yesu. Ndasengera abana bawe Mwami, bambike imbaraga nshya, bambike kwezwa, bahagarike umudahangarwa, batsindishirize, tsindi batsinda, rwana nibarwanya, baremera ishimwe ryagutse, barwanirire buri kimwe cyose kibarwanya ndakirwanije. Ndatura imbaraga z'Imana muri uyu mugoroba. Ele lance fodalegi onema zekita olaye distika enema. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo, bwenge bw'ijuru butangana Mwuka Wera, turabusabye muri umugoroba gufata abagabo n'abagore, gufata abasore n'inkumi. Mana ishimwe, Umwuka Wera yageze aho ubwenge bw'ijuru bw'irya mbere ngo buraboneye, ngo ni ubw'ineza, ngo ni ubw'amahoro, ngo bwemera no kugirwa inama. Yesu ufasha abana bawe Mwami. Eko no mugoroba tugirire neza. Nele potasakita ana notre fosandia shewazi mini god ala la feko tere de sansoma. Uwiteka aravuga ati nitwa Imana ishobora byose. Ani mini wire tikando, ibyo ubona bikubereye umusozi, Imana iravuga ngo gucisha imisozi bugufi kugira ngo abantu bashobore gutambuka. Menele sikando menewe, wabuza akazi Imana iguha akazi. Ala la pikandoma, wari umaze igihe urwaye mu ndu, Uwiteka kurambura uko gukiza. Fika enesikando medona, nyiringa baravuga ngo
repete zelebonia, adonesitse imbaraga zidasanzwe zibahesha gutinyuka no gushira amanga. Lila la fote kitamini handa goela, nyiringa baravuze ngo dore ndambuye ukuboko kwanjye fikota enema, no kubabera igisubizo ku bibazo mwari mufite, abarahagaritse umutima n'imyenda ndabishyuriye fote igide zere, narasezeranye kandi nzasohoza. Mana ndavuze ngo nje kuzuza ibituzuye, lance niye nawe bigaragara nk'imisozi botandomene kitadrome, bigiye gukurwa imbere yanyu mbaremeye amashimwe. Alala fita ndewe, Mana ndavuze ngo numvise gusenga kwanyu, dore mbasubijemo imbaraga. Abantu bafite ubwoba mutinyuke, ko ninjye Mana ifite imbaraga n'ubutware, kandi ikiganza cyanjye kirakora, simpinduka ndi Uwiteka. Meniya zarakotema, nimunyikomeze nzabana namwe, kandi so ntizizabakora, ni Uwiteka uvugana namwe. Lance niye ne, ndemye amashimwe anyuranye, kuko izina ryanjye ndi uwera. Mene foda ige, dore hari aho mpagurukije hameze nk'aho bicaye ku irembo munaniwe, mwumva ibintu byarananiranye, ariko Imana iravuze ngo nje gukora, kandi benshi bazahera batangare. Imana kuvuga ngo mwakire kunesha, dore nabikiye ubwami mumara amaze kubujyamo, mwirinde cyane gisa nacyo, nanjye nzagendera hagati muri mwebwe, kandi ukuboko kwanjye nikuzabavaho, niko Uwiteka avuga. Meneze potandoma, abivovotaga mu bireke, abiganyiraga mu byihorere, munyikomeze nzabera Imana, niko Imana ivugana namwe. Amen. Turakoze kumva gusenga kwacu, n'umugisha nabera bose, tubara cy'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka abaho umugisha. Amen.